Imyaka irenga 800 irashize umuntu wa mbere yambaye amadarubindi. Uko imyaka yagiye isimburana, amadarubindi yahindutse igikoresho cyifashishwa mu gusoma, kureba neza, guhangana n'indwara zitandukanye cyane cyane zibanda ku maso ndetse n'ibindi bitandukanye. Nyamara hari abafata amadarubindi nk'ikimenyetso cy'ubukire, ubwamamare, abandi bakavuga yuko ari ikimenyetso cy'ubuyobozi. Biragoye kubona ikivunge cy'abantu b'ingeri zose. Wabitegereza cyangwa se uraranganyije amaso, ntabwo ushobora kuraba umuntu wambaye Lunettes. Turakoresha ijambo amadarubindi muri iki kiganiro kugira ngo mubyumve neza. Hari umuntu ushobora kwambura amadarubindi maze akicara aho ageze, kimwe nuko hari ushobora kuyambika niba adafite ikibazo runaka, akaribwa n'amaso cyangwa se umutwe ukamurya bikomeye bitewe nuko ayo madarubindi ari mu muti. Ariko hari nayo murimba akora nk'ibirahuri bisanzwe, nta kintu ashobora kugutwara. Ushobora kutwumva uyu mwanya wambaye amadarubindi, cyangwa se uyakunda, cyangwa se yatunze uyambara kubera ugiye mu birori bitandukanye, uyafite nk'umwambaro nk'umurimbo nyine bisanzwe. Ariko hari n'igihe ushobora kuba uyafite warayahawe n'inzobere mu buvuzi kubera ko bagusanganye ikibazo cy'amaso cyangwa se ufite uburwayi bw'amaso. Ibyo ngibyo birashoboka cyane. Uyu munsi abantu benshi cyane bafata amadarubindi nk'abafasha gukora ibintu bitandukanye, mbese ni nk'intwari ikomeye. Niba dutangiranye iki kiganiro, reka twanzike maze ngusobanurire ese amadarubindi ya mbere yabayeho ryari. Ubwo ndandi kuvimuza ingeri muzingo amateka y'amadarubindi nyine muri rusange. Yakozwe nande? Na yahe madarubindi meza se umuntu yakwambara ntamugireho ikibazo, cyangwa se na yahe ashobora kuba yakugiraho ikibazo ushobora kwirinda kwambara uko ubonye? Akamaro kayo nakahe? Uwo yavumbuye ninde? Ni muntu ki? N'ibindi byinshi cyane tumvishe mvuga uraza kubisobanukirwa. Mu mateka y'isi, mu gihugu cy'Ubutaliyani mu kinyejana cya 13 nibwo hagaragaye bwa mbere amarinete cyangwa se amadarubindi akozwe mu giti. Mu bitabo bikubiyemo amateka byanditswe n'ababibonye icyo gihe, bavuga yuko babonye umugabo yambaye amarinete mu isura nyine, mu maso, hejuru y'izuru. Icyo gihe ni mu mateka ya kera cyane mu gihugu cy'Ubutaliyani. Banditse ibitabo bitandukanye bya kera maze bavuga yuko ayo marinete n'ubundi yakomeje kugenda agaragara mu mashuri atandukanye. Aho ngaho ni mu kinyejana cya 13. Mu kigo cy'amashuri nibwo witwa Benjamin Franklin yagiye kwigisha nyine yambaye amarinete, maze abanyeshuri batangara, baramurangarira, bari babonye ikintu gifite ishusho idasanzwe batari bazi mu buzima bwabo. Ibi bisobanuye ko amarinete yatangiye gukoreshwa. Ubundi igitekerezo gisa nkaho kiganisha ku gukora amadarubindi cyatangiye kugaragara bwa mbere mu 1779. Ahangaha niho bavuga ko umuntu wa mbere ashobora kuba ariho yavumbuye amarinete, amadarubindi twambara uyu munsi. Ushakishije ku mbuga zitandukanye z'ikoranabuhanga ugashaka ninde wavumbuye amadarubindi bwa mbere, higanzamo cyane cyane izina Salvino Dalmate. Bavuga yuko ari we papa cyangwa se witiriwe ku kuvumbura amadarubindi. Ahangaha ngo hari ahagana mu mwaka wa 1285 nibwo habaye isoko ikomeye cyane. Ubwo ni mu nyejana bya kera byo kuba hagaragara amadarubindi. Uyu mugabo yafatanyije na bagenzi b'abahanga mu bya siyanse cyangwa se mu bumenyi n'ikoranabuhanga, maze bavumbura kandi gakoresho igihe yari kumwe n'uwitwa Alessandro della Spina. Ahangaha bakoraga mu gihugu cy'Ubutaliyani, bari abamonko. Icyo gihe nibwo bashyize ku karubanda igikoresho maze baravuga ngo buri wese agerageze gutangaho igitekerezo ku bw'ayo madarubindi bavumbuye. Gusa byabaga ari ibidarubindi binini cyane bikoze mu giti. Imyaka yarakomeje iricuma bigera n'uyu munsi mu mwaka wa 2021. Kwambara amadarubindi bimenywa na buri wese, abenshi cyane barabikunda ndetse babiyoboka. Aho uyu munsi mu buyobozi usanga umuyobozi igihe yarimbye agerekaho amadarubindi, ashobora kuba atari ay'amaso nyine, atari ay'uburwayi, ariko ashaka kurimba birenzeho. Abahanzi batandukanye, ibyamamare bitandukanye bihitamo kwambara amadarubindi afite ishusho yihariye kugira nyine ngo ubwamamare bwabo bukomeze buzamuke. Byumvikane yuko amadarubindi yakomeje kugenda afata iyindi ntera. Uyu munsi kwambara amadarubindi y'izuba bishobora kukurinda kanseri y'uruhu. Ibyo ni bimwe mu byiza byo kwambara amadarubindi nyine. Ubwo twanzitse ikiganiro nyine, ni ikiganiro cya Radio Salusi cyitwa Isi n'abayigiriye akamaro, mugitegurirwa kandi mukakigizwaho nanjye Simewo Habiyambere. Muri kutwumva ku mirongo yose twumvikaniraho, yaba FM, internet, TuneIn, aho hose muratwumva neza. Hari ubushakashatsi nabonye bwakozwe mu mwaka wa 2012 bwakozwe n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ku isi OMS. Aka ni agashami nyine k'umuryango w'abibumbye kita ku buzima.
ugaragaza yuko 10% bya kanseri y'uruhu iva ku gihenehene. Ku batazi iki gice cyangwa se aka kanyangingo, ni igice cy'umubiri kiba hejuru y'ijisho, iterwa no kutarinda amaso hifashishijwe amadarubindi arinda izuba. Byumvikane ko atari byiza kugenda mu zuba udafite ikigukingira amaso nyine. OMS ivuga ko kandi abagera kuri miliyoni 900 ku isi bafite ikibazo cy'amaso ndetse no kutareba neza kubera imirasire y'izuba izwi nka ultraviolet rays UVR icengera mu jisho maze karyangiza. Inzobere mu burwayi bw'amaso muri rusange zivuga yuko kwambara amadarubindi y'izuba bigabanya ibyago byo kurwara kanseri y'uruhu ndetse no guhuma. Ariko nanone ngo ntabwo ari amadarubindi yose arinda amaso, kuko hari abashobora no kongera uburwayi nyine. Umuntu ashobora kwiyongerera uburwayi yambaye amarinete akorwa n'inganda zitandukanye zigamije amafaranga, ariko adafite ubushobozi bwo kurinda nibura kuri 90% imirasire ya UVR ndetse na UVB. Kwambara amadarubindi kandi ngo birinda icyitwa macular repair. Uru ni rumwe mu ngingo zigize ijisho. Mu gihe cyangiritse gituma umuntu atarora neza, aho ababona ibikezi ndetse no kwirinda indwara zitandukanye z'amaso ziterwa n'izuba. Uretse kuba amadarubindi kandi akumira imirasire ya UVR itera uburwayi bw'amaso, akumira umuyaga, umwanda, umucanga, urubura n'ibindi byose byakwangiza amaso. Ubushakashatsi kandi bugaragaza yuko mu gihe ijisho ritokowe bigatuma habaho kwibyiringira, bizana amarira, bigatera iminkanyari ndetse no kugira munsi y'amaso hirabura. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga yuko akayunguruzo k'izuba kazwi nka ozone uko gakomeza kugenda kangirika ari nako indwara z'amaso zikomeza kwiyongera ndetse n'iz'uruhu muri rusange zimaze kugera ku 300,000, aho abaturage bagirwa inama yo kurinda uruhu rwabo hifashishijwe amavuta atandukanye, amadarubindi n'ibindi ndetse n'indi myambaro itandukanye kugira ngo birinde. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima kandi rivuga yuko abarenga miliyari 2 ndetse na miliyoni 200 ku isi uyu munsi bafite ikibazo cyo kutareba neza. Muri abo bagera kuri miliyari bakaba ngo bari bafite ubushobozi bwo kwirinda ubwo burwayi nyine. Gusa hari impamvu umuntu akwiye kwambara amadarubindi arinda izuba. Birashoboka ko wigeze kwibaza uti kuki nkeneye kwambara amadarubindi arinda izuba uretse kuba yambaye hagaragara neza. Amadarubindi arinda izuba kandi ngo afite akamaro kenshi cyane ku maso yawe. Inzobere mu buvuzi zivuga yuko mu gihe cy'izuba rikabije aya madarubindi arinda izuba kandi kagufasha kureba neza utagombye gukanura amaso yawe cyane, ngo bikurinda kandi guhora uyabyiringira ndetse bituma urushaho kureba neza. Niyo mpamvu abahanga mu buvuzi bw'amaso bavuga ko hari impamvu zitandukanye zituma umuntu akwiye kuba afite amadarubindi arinda izuba kandi yujuje ubuziranenge. Ubundi amadarubindi arinda izuba ngo arinda gutokorwa. Mu gihe wambaye aya madarubindi arinda izuba nta guhangayikira ku maso yawe cyangwa ngo uvuge ko amaso yawe ashobora gutokorwa bitunguranye. Nubwo waba uri kugenda mu muyaga mwinshi cyangwa se ahantu hari umukungugu ndetse n'udusimba duto, ngo ni ingenzi rero ko nko mu gihe ugiye ahantu hari umukungugu cyangwa se hari umuyaga mwinshi ugomba kubanza kwambara amadarubindi arinda izuba kugira ngo urinde amaso yawe. Iyo niyo mpamvu ya mbere ngo nk'abatwara amagare ndetse bakunze kwambara amadarubindi mbere yo gutangira amasiganwa. Ikindi buryo ngo amadarubindi agufasha kwirinda indwara z'amaso zituruka ku zuba. Urubuga Science ruvuga ko guhora umuntu areba mu zuba ari ibintu bishobora gutera amaso uburwayi, aho imboni zishobora kwangirika ku buryo kureba bikugora. Kwambara amadarubindi agabanya ubukana bw'iyo mirasire ngo bizanira umuntu kurinda kugerwaho n'izo ndwara, bityo ngo amaso y'umuntu agahora ari mu ryerye. Ikindi ngo nuko kwambara amadarubindi arinda izuba ibi bituma umuntu abona ibintu neza. Nyuma yo kongerera ubuzima bwawe ubwirinzi, amadarubindi arinda izuba anafasha umuntu kubona ibintu mu buryo biba bigaragara neza, cyane cyane mu gihe hari umucyo mwinshi cyane utewe n'urumuri rw'izuba. Bitewe nuko aya madarubindi agabanya ingano y'urumuri ngo yakirwa n'amaso yawe, ibi bigatuma umuntu ashobora gukomeza kubona neza, agatandukanya amabara, kandi mu gihe atwaye imodoka bigatuma ari kubona neza
bityo bikamurinda impanuka. Inzobere mu buvuzi ku rubuga health.com zivuga yuko muri iyi minsi hari indwara z'amaso zituma abantu biba ngombwa yuko abagwa. Ariyo mpamvu amadarubindi burya ngo arinda amaso y'umuntu uherutse kubagwa. Mu gihe amaso yawe yaba amaze kubagwa, ngo ni ngombwa buryo gukomeza kwambara amadarubindi arinda izuba kugira amaso yawe ngo akire neza. Impamvu ngo nuko kimwe n'izindi ngingo ziherutse kubagwa, amaso iyo abazwe nayo aba afite ubushobozi buke cyane, ku buryo mu byo wakora kugira ngo yarinde harimo no kwirinda urumuri rwinshi cyane rw'izuba, maze ukabikora wambara amadarubindi arinda izuba. Ibi ngo bizatuma amaso yawe akira neza kandi byihuse. Hari abaganga nabonye biga mu ishami ry'ubuhanga mu bijyanye na siyanse, cyane cyane mu ndwara z'amaso muri kaminuza ya Harvard, bavuga yuko kwambara amadarubindi arinda izuba ngo birinda indwara z'umutwe zituruka ku maso. Impamvu ngo bitewe n'uko amaso ari urugingo rufitanye isano ya hafi n'imitsi y'ubwonko. Mu gihe umuntu agize ikibazo cy'amaso ngo abashobora no kuribwa umutwe ku buryo bworoshye cyane. Tukiri kuri iyi ngingo, nizere gusobanukiwe neza impamvu umuntu urwaye amaso aribwa n'umutwe. Niyo mpamvu hari abantu benshi cyane bakunze guhora baribwa umutwe cyangwa bakagira imisonga, ariko ugasanga bifite aho bihuriye n'urumuri rw'izuba ruba rwateye amaso ikibazo. Wa muntu yareba urumuri rw'izuba akaba yakwikubita hasi cyangwa akipfuka mu maso, urwo rumuri narwo rukaba rutera umutwe ndetse ukomoka kuri ayo maso. Kwambara amadarubindi arinda izuba rero ngo byaba igisubizo kuri iki kibazo, niko inzobere mu buvuzi bw'amaso zivuga. Nk'uko bigaragara ku rubuga rwa OMS, bavuga yuko kwambara amadarubindi arinda izuba, ibi ngibi ngo ntabwo bizafasha umuntu kugaragara neza gusa uwambaye amarinete nyine cyangwa amadarubindi, ahubwo binamufasha kurinda amaso ku buryo atagira ibibazo bishobora gutuma adakora neza mu gihe umuntu ari gukorera ku zuba ryinshi cyangwa se areba muri mudasobwa ifite urumuri rwinshi. Ibi kandi ni ingenzi cyane muri ibi bihe turimo, kuko abantu basigaye bakoresha amaso cyane bareba mu bikoresho by'ikoranabuhanga bishobora kuyagiraho ingaruka zitandukanye. Akaba ari nayo mpamvu abahanga mu buvuzi bw'amaso bavuga ko ari ngombwa kuyarinda hakiri kare, yaba mu gihe umuntu ari ku zuba cyangwa se ari ahantu hari urumuri ruringaniye. Hagati aho ngaho ngo nubwo amadarubindi ari ingenzi, ngo ni ngombwa kwambara amadarubindi akoze neza, kuko kwambara amadarubindi atameze neza ngo n'ubundi bishobora gukururira nyir'ubwite izindi ngorane zitandukanye zirimo kwangiza amaso kurushaho ndetse n'ibindi. Tubashimiye ko mukunda iki kiganiro isi n'abayigiriye akamaro. Uyu munsi turi kureba imvo n'imvano y'amadarubindi nka kimwe mu bikoresho nkenerwa mu buzima bwacu bwa buri munsi, haba mu kwifashisha mu kwirinda indwara zitandukanye ndetse n'umurimbo muri rusange. Ndabizi bibajije itandukaniro riri hagati y'amadarubindi agabanya urumuri rw'ubururu ndetse n'akoreshwa umuntu ari kuri mudasobwa. Iki kiganiro ni cya Radio Salus. Ahangaha usobanukirwa byinshi kandi byimbitse ku mikoreshereze y'ibikoresho by'ikoranabuhanga bitandukanye. Mu gihe maze ntagura iki kiganiro, nabonye ko benshi cyane bazi ko hari amadarubindi afasha kugabanya urumuri rw'ubururu. Mu rurimi rw'igifaransa bazita Lunettes de lumière bleue, rugira ingaruka ku buzima by'umwihariko amaso, ariko ngo yatandukanye n'ayagenewe kwambarwa mu gihe umuntu ari gukoresha mudasobwa. Ibizwi na bake. Ubusanzwe Lunettes de lumière bleue zishobora kugira umumaro igihe umuntu akoresha mudasobwa, kuko zisubiza inyuma urumuri rwayo, ariko hari izindi zabugenewe zizwi nka Lunettes d'ordinateur. Ushobora kunyumva uri imbere ya ordinateur, machine cyangwa se mudasobwa, cyangwa uri gukoresha telefone yawe ifite ikirahuri kirimo urumuri rw'ubururu. Ubushakashatsi bwerekana yuko nubwo aya madarubindi yose ashobora kwifashishwa, Lunettes d'ordinateur ngo arizo nziza cyane mu gihe ukoresha mudasobwa, kuko ngo bazikoze bashyizemo utuntu twigiza inyuma ibyo ureba nko muri santimetero 16, bityo ngo urumuri ntirube rwakwangiza amaso yawe kuko ruba rutakwegereye cyane. Niba wambaye ayo madarubindi, biba byiza iyo ushyize intera ya santimetero 40 hagati y'amaso na mudasobwa cyangwa telefone uri gukoresha. Ibyo byose bigufasha kurinda ubusugire bw'amaso yawe. Reka ngufashe gusobanukirwa. Niba uri imbere ya mudasobwa, koresha urutoki rwawe rw'igikumwe ndetse n'urutoki rurukurikiye, maze utere intambwe inshuro 2
iyo niyo ntera yizewe wakoreramo wambaye rinete zigufasha kugabanya urumuri rwa mudasobwa kugira ngo uzarambe ndetse ukoresha mudasobwa yawe ufite n'amaso mazima nyine. Ku rundi ruhande, kwambara lunette d'ordinateur mu gihe uri gukoresha telefone ndetse na mudasobwa bizakurinda kunanirwa kw'imitsi y'amaso byaturuka ku kureba muri ibyo bikoresho igihe kirekire. Uyu munsi abantu barakora akazi igihe kirekire, hari n'abakora amasaha 24 kuri 24 iminsi 7 kuri 7 kubera gushakisha amafaranga nyine. Hari abo usanga basinziriye imbere ya mudasobwa mu kazi kubera gushakisha ubuzima cyangwa barara ku matelefone. Ku rundi ruhande ariko lunette de lumière bleue zo ngo icyo zikora no gusubiza urumuri rw'ubururu iyo ruturuka. Urwo ruba mu bikoresho by'ikoranabuhanga nka mudasobwa, telefoni na televiziyo. Ntegura iki kiganiro hari ubushakashatsi nabonye bwakozwe muri 2016 bwakozwe n'inzobere muri kaminuza ya Massachusetts bwagaragaje ko abenshi bakunze gukoresha lunette de lumière bleue mu gihe bari kureba muri ibyo bikoresho. Ariko ubushakashatsi bwemeza yuko lunette d'ordinateur arizo zibikora neza kurushaho ndetse zanakwifashishwa usoma n'izindi nyandiko zisanzwe. Aba bashakashatsi bagaragaza ko kumara igihe kirekire ureba mu rumuri rw'ibyo bikoresho utambaye amadarubindi ibingo bitera ibibazo by'amaso birimo gusinzira bigoranye, kunanirwa kw'imitsi, kunanirwa kwayo ndetse gukanuka n'ibindi. Ubutumwa bugufasha gusobanukirwa iby'amadarubindi kurushaho wabona kuri Classic Optics, ariko turasobanukirwa byimbitse amadarubindi arinda urumuri. Inzobere mu buvuzi bw'amaso zivuga yuko atari byiza kugura amadarubindi wiboneye nkawe weho wishimiye hamwe ibikinisho kuko atagira icyo agabanya ku mirasire y'izuba rayon ultraviolet. Nk'uko bigaragara ku rubuga www.optic.com hari rinete ziba zigenewe abana ndetse n'iz'abakuze ngo kuko bose siko izuba ribagiraho ingaruka zingana. Abana ngo ntibaba bari bugire ubwirinzi karemano, baba batarabugira nyine, ngo n'imboni zabo ntiziba zirinzwe kandi n'ibitsike byabo ngo nta ngufu biba bifite zo kwihanganira urumuri rwinshi nk'urw'abakozi bakwihanganira. Bityo ngo iyo amaso y'umwana ahuye n'izuba nta bwirinzi ngo bishobora gutera ubuhumyi kandi kwagenda akura akagenda ahura n'izindi ndwara zitandukanye. Lunette ngo zigira akamaro gakomeye cyane bitewe n'ahantu umuntu ari. Urugero, hari n'izikoreshwa muri siporo cyangwa se kuri moto. Icyakora ngo usanga ibishishikaje abakozi bazo ari ugukora izijyanye n'igihe, kabone niyo zaba zidafasha kugabanya urumuri ruturuka ku zuba. Guhitamo bigomba kujyanirana no kureba iziyungurura ya mirasire yangiza amaso kuko ngo bikunze kuba byanditse ku mpapuro. Ni agapapuro nyine kaba kazizengurutse kaziherekeza. Amahame yo mu Burayi ashyira rinete zirinda izuba mu byiciro 5 kuva kuri 0 kugera kuri 4 bitewe n'uburyo ziyungurura urumuri rw'izuba nyine. Urwego rwa mbere rwa 0 ruba ruri hasi, rukaba rukoreshwa n'iyo ikirere kijimye nyine wemerewe kuzambara ruko ikirere kijimye gusa. Ikindi cyiciro iyo urumuri rw'izuba ari ruke, iki ni icyiciro cya mbere kiba gihagije. Iyo hari urumuri ruri mu rugero, icyiciro cya kabiri nubwo nta bicu biba biri mu kirere, ku musozi, ku mazi cyangwa ku nkombe hakoreshwa icyiciro cya 3. Hanyuma icyiciro cyo kurinda rwa rumuri rudasanzwe nk'ahakonje cyane cyangwa mu nyanja. Izi rinete za nyuma ngo ntizemewe kwambarwa mu gihe utwara imodoka cyangwa se ikindi kintu gitwarwa. Amaduka acuruza aya moko y'amadarubindi harakoreshwa muri siporo cyangwa se mu yindi myidagaduro itandukanye. Harahari nk'uko bitangazwa n'urubuga rwa internet www.destinationsanté.com. Inzobere mu buvuzi zivuga yuko kwambara amadarubindi bishobora gukenerwa gake cyane nk'igihe umuntu yabazwe mu jisho akaba yashaka kugabanya urumuri. Izi nzobere zivuga yuko ijisho rifitemo ubushobozi bwo kugabanya cyangwa kongera urumuri aho kuba umuntu yakwifashisha amadarubindi agabanya urumuri. Abaganga basobanura yuko iyo umuntu yambaye amadarubindi agabanya urumuri mu maso
burya amaso ngo agira ngo ni nijoro, bityo bigatuma arushaho gufunguka agira ngo abashe kubona. Uko amaso arushaho gukoresha ingufu mu gufungura ngo abone hanze, niko aba yangirika. Mu gihe abantu bajya kugura amarinete cyangwa se amadarubindi ku isoko cyangwa ku mihanda bavuga yuko abarinda izuba ryinshi, abahanga mu buvuzi bw'amaso bo bavuga yuko baba bibeshya cyane, ahubwo ko baba biyangiriza amaso yabo. Inzobere mu buzima ziraburira abantu kudapfa kugura amadarubindi batazi neza ko hari icyo yabamarira. Hari inkuru yabaye Kimomo mu 2015 hari ku itariki 12 z'Ukwakira, aho bavuze yuko hakozwe amadarubindi ashobora gufasha umuntu kureba nk'uruvu. Amadarubindi yitwa Poly Eyes 20 headset afite kamera ebyiri zifasha yambaye kureba neza mu byerekezo bibiri binyuranye, ndetse akareba nk'uko uruvu rureba neza neza. Yakorewe muri University College London. Abayakoze bemeza yuko azafasha umuntu kubona ibirenze ibyo yabonaga. Uruvu ni inyamaswa yamenyerewe cyane mu kuba yihinduranya, ikaba yahinduranya amabara bitewe n'aho igeze, ariko ikanareba mu byerekezo byinshi cyane icyarimwe. Aya madarubindi yakozwe ngo umuntu abashe kureba muri ubwo buryo, agakoresha kamera zihindukiza amashusho ku buryo yambaye ashobora kureba ibimuri impande zose adahindukije umutwe we. Nyine nka kureba uri inyuma yanjye ariko ntanyeganyeze. Gusa ngo kuba buri kamera imwe ikora ukwayo, ibi bituma umuntu adashobora kureba 100% nk'uko uruvu rureba, kuko rwo rubasha kureba ahantu hamwe rukoresheje amaso abiri mbere yo kurya agasimba runaka. Nubwo abahanga bakoze amadarubindi bashaka kwigana kureba nk'uko uruvu rubikora, ariko rwo burya rimwe na rimwe runifitemo ubushobozi bwo guhindagura amabara y'uruhu, binarufasha kuticwa n'ubushyuhe bukabije mu gihe ahantu hashyushye, nk'uko abahanga ndetse n'abashakashatsi mu turemangingo tugize uruhu babitangaza. Ariko se ni irihe banga ryo kwirinda kurwara amaso ndetse no kugira amaso meza? Aha ni ukugira ngo nyine utazirirwa wambaye amarinete cyangwa amadarubindi uhangana n'ubwo burwayi. Bibutse ko iki kiganiro ari isi n'abayigiriye akamaro, ni icya Radio Salus. Turi kugaruka ku mvo n'imvano y'amadarubindi, kimwe mu bikoresho by'ikoranabuhanga bigenda bifata indi ntera uyu munsi. Inzobere mu buvuzi bw'amaso zivuga ko ijisho ari igice cy'umubiri gifite akamaro kanini cyane. Ubundi ibi wabisobanukirwa neza uramutse byibuze ubajije umuntu wagize ibyago byo kubura amaso, ndavuga ufite ubumuga bwo kutabona, cyangwa se uzarebe iyo nk'umuriro ubuze hari nijoro uri mu nzu, ubuzima burahagarara kubera ko utaburi kubona. Uko niko uramutse udafite amaso waba ubayeho byaba bigoye nyine. Simwifurije kubura amaso yawe, ahubwo muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe uko warinda amaso yawe hato utazavamo uyabura, cyangwa se ukayagira atameze neza kubera uburwayi, kandi wakabyirinze hakiri kare kugira ngo urinde amaso yawe neza ahora ameze neza. Nyine uzirinde kunywa itabi, ucike ku rumogi, ujye usinzira bihagije, ugabanye umwanya umara imbere y'urumuri rw'ibikoresho by'ikoranabuhanga, ubundi wambara ibirahure birinda imirasire y'izuba, uzaba urinze amaso yawe kwangirika. Twanzika iki kiganiro twavuze izina Salvino D'Armato. Amazina ye yombi yitwa Salvino D'Armato Dagri Armati. Ahagana mu kinyejana cya 13 niwe bavuze ko yavumbuye amarinete cyangwa se amadarubindi nk'uko twabivuze haruguru. Uyu mugabo witirirwa ko ari we papa cyangwa wahanze amadarubindi twambara uyu munsi, yavukiye mu gihugu cy'Ubutaliyani ahitwa Florence mu 1258. Yitabye Imana mu 1317. N'ubundi aho ngaho yavukiye mu Butaliyani. Mu nyandiko ndende ireshya n'ukuboko, ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko ku isi yose uyu munsi abasaga miliyari 7 bafite uburwayi bw'amaso. Iyi ni raporo yasohoye muri 2020. Gusa mu batuye isi yose uyu munsi byibuze abantu basaga miliyari 2 ngo baba bafite ibyago byo kwandura indwara y'amaso.